karabaye mu kigo cyose abanyeshuri bafashwe bakopera ibizamini kuko bari binjiye telefoni mu byumba by'ibizamini babajijwe uburyo bakoperaga bavuga ko abarimu babo bari bafitanye amasiri ko bari bwinjiza telefoni mu bizami hanyuma abarimu bakajya bohereza ibisubizo kuri telefoni zabo kuri WhatsApp nabo bagahita bisubiza direct none abarimu bahise batoroka. Reka dusome inkuru yose uko iteye nawe wumva ukuntu rwose imitwe yagwiriye. Mbere na mbere uwo munyeshuri ubona imbere yawe n'uwo bafashe n'abandi benshi. Mu karere ka Nyagatare haravugwa umugambi wo gukopera ibizamini bya leta hifashishijwe AI cyangwa se artificial intelligence, bamwe mu barimu bakaba bashakishwa. Mu karere ka Nyagatare haravugwa amakuru y'umugambi ukomeye wo gukopera ibizamini bya leta, aho bamwe mu banyeshuri n'abarimu bakekwa gukoresha ikoranabuhanga rya AI mu kohereza ibisubizo by'ibizamini. Amakuru avuga ko kino kibazo cyatangiye kugaragara ku wa kane tariki ya 16 Nyakanga 2026 ubwo umunyeshuri wigaga mu mwaka wa gatandatu w'ishami rya MCB muri JS Rukomo TSS rikaba riherereye mu murenge wa Rukomo yafatwaga akekwa gukoresha telefone mu gihe cy'ikizami cya chemistry. Bivugwa ko akimara gufatwa uyu munyeshuri yahise atanga amakuru avuga ko ibisubizo byose by'ibizamini yabihabwaga n'uwari animateur wa S Rukomo Supreme, ishuri ricumbikira abanyeshuri riherereye hafi ya JS Rukomo TSS. Nyuma y'ayo makuru rero uwo animateur yatawe muri yombi bamufungira kuri station ya polisi ya Nyagatare mu gihe iperereza ryahise ritangira kugira ngo amenyekane ukuri kw'ibyavuzwe. Amakuru ibanze y'iperereza avuga yuko aramwe mu banyeshuri muri S Rukomo Supreme bakeka ko barateguye umugambi wo gufasha abanyeshuri gukopera ibizami, aho bivuga yuko abanyeshuri bose bashaka kwinjira muri uwo mugambi basabaga kwishyura amafaranga agera ku 70 y'amafaranga y'u Rwanda kuri buri wese. Hari kandi n'amakuru ataremezwa neza n'inzego zibishinzwe avuga yuko muri uwo mugambi hashobora kuba haranabaye muri ruswa ishingiye ku gitsina. Icyakora ngibi bikomeje gukorwaho iperereza mu rwego rwo gukusanya ibimenyetso. Hakozwe umukwabu wafatiwemo telefoni nyinshi, bivuga ko abanyeshuri bari binjije mu byumba bakoreragamo ibizamini mu buryo bwihishe. Amakuru avuga ko bamwe mu bakobwa bazishaga muri contextual, mu gihe bamwe mu bahungu bazishyiraga ku maboko imbere mu mashati y'amaboko maremare. Hari n'abandi bivuga ko bazishaga mu bwiherero kugira ngo bazifate igihe bibaye ngombwa. Bivuga yuko izo telefoni zose zabaga zifunguye internet kandi abanyeshuri rwose bari mu itsinda rya WhatsApp ryabahuzaga n'abakekwa gutegura uwo mugambi wo gukopera. Nkuko ayo makuru bivuga, uburyo abana abanyeshuri babonagamo ibisubizo bwari bwarateguwe na mbere kandi bwarateguwe neza cyane. Hari abarimu muri S Rukomo Supreme babaga bafite inshingano zo kugenzura ibizamini invigilators ku bindi bigo. Bivugwa ko umwe yafotoraga impapuro z'ikizami akoreza kwa ruri hanze, uwo nawe agahita akoresha AI mu gushaka ibisubizo vuba byihuse hanyuma agatabyoreza abanyeshuri mu itsinda rya WhatsApp. Ako kanya nabo bakimara kubibona bagahita basubiza direct. Amakuru akomeza avuga yuko abanyeshuri bamwe na bamwe bitinzaga nkana kwinjira mu cyumba cy'ikizamini minota nka 15 cyangwa se 20, abandi bagasohoka kenshi basabye uruhushya kugira ngo bone umwanya wo kujya kureba ibisubizo byoherejwe. Nyuma y'ifatwa rya animateri, amakuru avuga yuko abarimu babiri bakekwa kugira uruhare rukomeye muri uwo mugambi bahise babura kugeza amaginga ngaba bakaba batarafatwa. Amakuru akaba avuga yuko bahunze mbere yuko batabwa muri yombi. Kugeza ubu ngubu nta tangazo ratangazwa ku rwego rw'igihugu rishinzwe ibizamini n'uburezi bw'amashuri NESA, polisi y'u Rwanda cyangwa se izindi nzego bireba ryemeza amakuru cyangwa se ritangaza ibyavuye mu iperereza. Iperereza racyakomeje kugira ngo bamenyekane ukuri kose kw'aya makuru ndetse ngo bakusanye banafata abantu bose bagize uruhare muri uyu mugambi ndetse n'ingaruka zikomeye ushobora kuzagera mu bizamini bya leta bya 2026. Ngaye nguko rero urumva rwose ko abarimu bakopeje abanyeshuri binyuze mu kujya bahererekanya ibisubizo by'ibizamini. Abarimu ngo bakoresha tekiniki ya AI cyangwa se artificial intelligence hanyuma bagatabohereza abanyeshuri ibisubizo. Ako kanya ko abanyeshuri bose baga muri groupe ya WhatsApp bagatabonera ibisubizo icyarimwe, ubundi bose bagataba bisubiza. Kugeza amagingo angane materi wa mbere yafashwe mu gihe abandi barimo bacize kugira ngo badafatwa, n'abanyeshuri bose bakoperaga nabo bakaba bafashwe. Ngaye nguko rero ngibi byabiri mu karere ka Nyagatare, mbabwira ni tekinike zamaje kuba nyinshi, abantu bamaje kumenya ubwenge bwo gukopera. Karagace mu nyina cyari mwe Nyabari Obed nayo ni isoko y'amakuru waruteze amatwi. Time News.